Reka tubahe ikaze mwe mwese mukomeje kubana natwe aho muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye, tubifuriza kumera neza, tubifuriza n'urukundo rw'Imana. Abantu bose bagomba gukunda Imana nk'uko Bibiliya ivuga. Ubwo namwe abakunda Imana ndabashuje, kandi ubwo nabanga Imana mwese ndabashuje. Niyo mpamvu turi imbere ya kamera ndetse n'inyuma ya kamera. Ubwo nakira umuntu uri imbere ya kamera, nanjye ubwo ndiyakiriye, n'abandi bose bari inyuma yanjye nabo ndabakiriye. Hanyuma imbere ya kamera mafite umumama mwiza. Ni amacana agiye atandukanye. Urumva nimba ari inama tugiye gukoresha, nimba ari umunsi mukuru, ariko urumva ko tugiye kuvuga ibintu bikaze. Twemeze mama wanjye? Niko bimeze. Ndakwakiriye. Yego urakoze Meze cyane. neza? Meze neza ndashima Imana. Amakuru y'iminsi? Ni meza rwose ntacyo nishinja. Yego. Tugiye kuganira nande rero? Ngiye kuganira na Mukazayire Devota, Mama Nana. Devota. Umubyeyi ukunda Imana. Yego. Umubyeyi ukunda Imana. Maze hari ababyeyi badakunda Imana? Umaze kubivuga se ko hari abayikunda n'abatayikunda bose bashuhuje? Ariko mu batayikunda simbamo. Yego. Tugiye kuganira ku bibazo bigiye bitandukanye bibera cyangwa se bikunda kuvuga ku bamama n'ibibazo bahura nabyo. Hanyuma tukagaruka nanone ku bibazo bibera mu ngo, cyane cyane abakozi bo mu rugo usanga ari abamama bahohoterwa. Bahohotera abakozi, hari n'abamama bahohoterwa rero. Yego. Hanyuma nk'umukirisitu cyangwa se nk'umuntu usenga w'umumama, ariko usanga mu rugo rwe harimo intonganya, kandi ari umurokore usenga, ariko ari umubyeyi wubaha Imana, hagasanga ibibazo bibera mu ngo, ubundi bituruka kuki? Icyo mbona cyo utangiye uvuga ku mibereho y'umuryango, imyitwarire y'abakozi na ba nyirabuja, ubwo na ba shebuja barimo. Ukagaruka ngo se umugore ukijijwe usenga Imana kuki we hahora intonganya? Ngiye mbona impamvu yose ibitera, hari abantu biyoberanye. Mu rusengero akaba ari umukristo mwiza, wamusanga mu rusengero asenga ameze neza, ukavuga uti mbega umukirisitu, ariko wagera iwe mu rugo ukibaza niba ari wa wundi wabonye mu rusengero bikagucanga. Izo ngo nyinshi zigiye zibaho. Hari umugabo umwe ngo umugore bigeze kuva gusenga, bageze mu rugo, umugabo atinda inyuma gatoya, agarutse asanga umugore arimo arapakira ibintu. Ntumwite se wa mugore kuri gupakira ibintu, turimutse? Mudamu ati turimutse. Wimukiye se? Ati twimukire mu rusengero. Ati ko mu rusengero niho uri umuntu, mu rusengero uri umuntu mwiza, uri inyangamugayo, ariko wagera hano ukaba inyamaswa. Ushatse kuvuga rero hari umuntu ugira isura yo mu rusengero akagira n'isura yo mu rugo. Kuki ni ukuvuga ngo urumva ko ari ibice bibiri? Ni ibice bibiri. None kuki iyi sura igaragara mu rugo ko ari inama y'Imana, cyangwa se mu rusengero ari inama y'Imana, kuki buri muntu wese iyo viza kuki itagaragarira buri muntu wese? Kugira ngo hose haba mu rugo haba no mu rusengero aba umuntu umwe. Hari ababibasha agakiranuka muri byose, haba mu rugo haba mu rusengero haba mu kazi akora, ku buryo umutangira wabyo ukavuga uti koko uyu muntu ni umukristo. Ariko hari n'abandi usanga bidahura. Uvuze gutyo mpita nibaza ko hari abadamu benshi tugiye tubona hirya no hino bavuga ijambo ry'Imana, tutari buvuga amazina, ariko bakaza batubwira ati mwihane, Yesu araje, bakabwiriza abantu bagafashwa, ariko nyuma ya kamera bagakora ibigize gute? Abo bantu rero nibo ngo Yesu azabwira ngo nimumve imbere sinigeze mbamenya. Kuko niba abandi baririmbaga ariko bakaririmba bitabarimo ari kugira ngo bababone. Niba abandi bakoraga umurimo w'Imana ariko bakawukora ari kugira ngo abantu bababone, ariko Yesu atababona kuko ni baravangavanga. Nibo Bibiliya yavuze mu byahishuwe ngo niba udakonje kandi ntubirengeye kukuruka. Ntago tugamije kujya mu ijambo ry'Imana cyane, ariko ni ikiganiro cyo mu muryango. Impamvu ariko nibyo ijambo ry'Imana bizamo, burya umuryango udasenga urasengera.
umuryango udasenga urasengera. ako kantu niyo mpamvu rero n'ijambo ry'Imana rigenda rizamo gakeya. none rero reka nkwibarize, yego, kuki umurokore cyangwa se umubyeyi, yego, ese birakwiye ko uyu mubyeyi ashobora gufata umwana w'umukobwa w'umukozi akamugira nk'itorosho? ye baba we, barahari benshi cyane, havese benshi cyane, nanjye ngiye nzi, akari nabyo mvugira hano imbere y'izi kamera, kandi ugasanga asenga shaho, asenga ahubwo akanavuga mu ndimi, wi agasengera abantu ijuru rikamanuka rikegera hino, ariko yagera mu rugo ati ndakubwiye kurya umuceri, wowe wemerewe kurya umuceri? dore uko gasa, dore uko asa, wavuye iwanyu iriya uje kurya umuceri? iki kiganiro kiri buryohe, twagiye akaza yageramo ku buryo umukozi ageze igihe akavuga ati jya kugira ngo nkizwe nka mabuja, nabireka. none umukozi yego ujya kuryamana na sebuja, hehehe, urwo ni urundi rwego. urasase umukozi ujya kuryamana na sebuja, kandi twagiye tubona muri aba bavugabutumwa b'abagore baza bagatu umukozi wanjye yaryamanaga n'umugabo wanjye, kandi bombi bagira gute? ari abakristo. none aba ngaba bavuga ngo ni umuryango kandi basenga bakazana ibintu byo kuryamana harimo ibintu bibiri nshaka kuvugaho. hari umugabo uryamana n'umukozi we kubera ingeso y'ubusambanyi yamunaniye, kiracyumva? hari n'umugabo uryamana n'umukozi we bitewe n'ikigeragezo yahuye nacyo cy'umugore. ndaguha urugero. yego, umugore ubundi urabizi ko niwe ushinzwe kumesa amabogisa y'umugabo we, umugore niwe ushinzwe gusasa igitanda baryamamo, niwe ushinzwe gushaka amasogisi y'umugabo. ariko umugore niba mu gitondo akubise ikiringiti, wenda ni umuririmbyi, ni perezida wa korali y'ababyeyi, yego, akubise ikiringiti agiye gukaraba vuba vuba ati ngiye ku murimo w'Imana. umugabo ati none se sheri kutanteguriye imyenda? ubwire Sandrine cyangwa Sara cyangwa Sandrine, akaramuhamagaye sana, Sandrine ngwino hano, ubaka kanya genda muri garderobe, urebe papa Cyubahiro yohereje umukozi mu cyumba cye, silivupure genda ujya muri garderobe urebe ya mabogisa, urebe ya yindi isa gutya na gutya, urebe na ya sengeri ugenda ubitera ipasi, urebe n'ipantaro n'ishati ugenda ubitera ipasi. harya uwo mugabo noneho ongeraho unansasire n'icyumba, nabyuka ugenda unansasire n'icyumba ngiye ntashashe, umunshyirire n'amazi muri dushe. umukozi wawe nawe hari uwaje avuye mu cyaro ataje gukina, ati ibyo byose ababosi bafite amafaranga, reka nkore ibishoboka byose natira uriya mugabo. numva ko nyirabuja amuha uburenganzira bwo kwinjira mu cyumba. abakozi beza bazi kwikoraho, bishwe n'ubukene, ariko yamaze kurya ifiriti akakubitamo mayoneze, inzobe ihita yaka akaruta nyirabuja. nibuno reka bibuno nimba wa mugani buretse gatoya, uyu munsi wa none wa mugani nimba umugabo atashya akakirwa n'umukozi, agategurirwa n'umukozi neza, wamugana hataye akajyana amazi muri dushe, kandi niko agenda amwirya imbere. buriya kandi ikintu kiriho mukwiye kumenya, abagabo bacumuzwa no kureba. wa mukozi nuba kwamuhaye oda yo kujya mu cyumba kuzanamo ayo mabogisa n'amasengeri atera ipasi, shebuja aracyaryamye, wenda warajya mu iteraniro rya kabiri, njye naririmbye mu rya mbere, kandi urumva umukozi wenda yazindutse, agahita yirukanka akajya mu cyumba, agashaka akajipo kagera aha ngaho, agashaka agasengeri mbese kari sexy, akajya mu cyumba kuzana ibyo nyirabuja yamutumye. rimwe na rimwe bose ko ntabyo aza agahita amucyaha ati nkawe unyinjira mu cyumba gukora iki, ninde ukohereje mu cyumba cyanjye? ariko ni mabuja umbwiye, ni mabuja umbwiye yigira atya nze nkora ibi. ubwo niba ari byo ajya kureba mu kabati, arabireba amasaha abiri yiyunamishwa, agira ati umugabo utari mu mwuka neza, utarebye kure, icyo gihe ahita atangira kumuheheta no kumurarikira. none se uri mu mwuka we ntago yagera, ntago yaheheta? icyo atandukaniyeho n'uri mu mubiri, uri mu mwuka arareba kino gikobwa ni cyiza, ariko umwuka w'Imana agahita avuga ati cyabukisha ayo maso yawe, reba hirya, akahareba. ariko siko buri gihe azareba hirya,
ndubwo urabagiriye inama siko buri munsi azareba hirya. Yosefu we yabikemukishije kwiruka, akizwa n'amaguru. Kuva imbere muka Potifari byari bimugoye, ariko areba ati umugore nintiruka ngo mpunge ndisanga nkoze amabara. kuki usanga abagore benshi usanga harimo ikintu gitandukanye abagore n'abagabo, usanga ari ubusambanyi, gucana inyuma. Ese ubona bituruka ku bakozi? Ese ubona bituruka ku mugore we nyir'ubwite, ku mugabo? Ese ubona bundi iki kintu cyo gutandukana n'abagore n'abagabo, ubwo tumaze kubona ko abakozi akenshi bashukwa bagira batewe na ba nyirabuja n'abakoresha babo, ariko nanone akaba aribo babitera. Singiye gushyigikira abagabo mu mafuti yabo ngo mvuge ngo ni umugore wamushumurije, ariko nyirabayazana wa mbere ni umugore wamuhaye umwanya uhagije wo kwisanga ku mugabo we. Nagwa nk'urugero rw'umugore nzi byarangiye n'uwo mukozi abyaranye n'umugabo we. Umugore yari umukristo mwiza rwose, uzinduka ajya muri niba turi mu gitondo. Uko azindutse yari afite umwana mutoya w'umwaka n'igice gutyo. Noneho uwo mwana w'umuhungu mutoya yakundanaga n'uwo mukozi. Umugore yabaduka agiye muri niba ture, agahita abwira wa mukozi, sha we genda undebera umwana, genda umumpendahendera asinzire. Uri kumva? Akagenda mu cyumba cya shebuja na nyirabuja. Shebuja araryamye, agiye inyuma ku gitanda, agiye guhendahenda umwana ngo asinzire. Ubwo uwo mugore se wamumugaburiye? Ubwo se uwo mugore wabikoze? Yego. Bimaze no kumubona amubwiye ntubabare ngo ugire agahinda utere umugabo wawe hejuru kuko niwe wamumugaburiye. Kubwira umukobwa ngo genda ujye mu cyumba cyanjye uhendahenda umwana aceceke ku gitanda kiryamyeho umugabo, urumva umugore ataragize ubuyobe se? Urumva niwe wamushumurije? Niwe wamumushumurije. Kandi buriya igitsina gabo ukuntu giteye yigarura yarangije ibyo agomba gukora. Yigarura yarangije ibyo agomba gukora. Ibyo rero byo nubwo wahise unjyana muri ibyo, twa turi kivuga ukuntu abagore bafata abakozi nabi. Sibyo twatangiriyeho? Yego. Ubundi umukozi wo mu rugo ntiyanagombye kwitwa umukozi wo mu rugo, yagombye kwitwa umwunganizi. Yego. Kuko niwe ufite ubuzima bwawe mu ntoki ze. Niba umusize mu rugo ukamusigira abana 2 cyangwa 3, ukajya mu kazi uvuye mu rugo saa 12 za mu gitondo, umusigiye abana 3, ugarutse saa 3 z'ijoro, abo bana urumva atari ubuzima bwabo atari bufite mu kiganza. Warangiza ukamutesha agaciro, agategura ameza uratashye, yarangiza ati toka yakurira mu gikoni wowe, kandi niwe wabitetse, niwe wiriranywa abana bawe, yabuhagera abagaburira ntacyo atabakoreye, none uramuhinze ngo ni umukozi ntushaka ko yicarana namwe ku meza. Nagira ngo mbwire abadukurikiye ko bakwiye kwisubiraho ibyo bintu atari byo. Ikindi yatetse inyama, yatetse ifiriti, yatetse ibiryo byiza byose, umubujije kubyarura ngo niwe uje kubyiyarurira. Byose urabyaruye ubijyanye ku meza, nta nyama umuhaye, nta firiti umuhaye, ntagenda arya ibirayi bitogosheje n'ibishyimbo. Ndagaye ababyeyi bameze batyo, kuko uwo mukozi azagutekera ibirayi yarongesheje amazi y'isabune cyane, ntabwo ari bubirye. Ariko fata umukozi umushyire ku meza, warure nawe yarure, musangire mwese. Ntabwo bibaho ariko ari ngo nyinshi nzigiye bibaho. Umukozi akicarana na boss na nyirabuja cyane rwose, n'abana bose, umuryango wose. Ariko niko byagakwiye? Niko bikwiye, ahubwo siko byagakwiye, kuko cya gihe umukozi yiyumvamo urukundo, akumva ko akunzwe.
nicyo gituma usanga hari ngo jyewe nzi ugasanga bafite umukozi bamaranye imyaka 10 kubera ko mufata nk'umwana wabo, baramutuma umugati ku muhanda akawuzana bakawurya bonyine kandi bamutumye ngo najya kunywa igikoma cyonyine. Uwo mukozi urumva azabagirira urukundo, azagira umushinga. Erega uwo mugati yavuye iwabo ntawe afite, arawukeneye nayo ngo awuryeho nawe ase neza nk'abandi. Warangiza ukajya gutendereza mu rusengero, ndi umukirisitu urya wenyine. Rwose pe abamama badukurikiye cyane cyane bisubireho. Kare aba bose bambura n'abakozi abo nabo barahari, akamara ukwezi atamuhemba, abiri agashira, atatu agashira, mu kwa kane yakwishyuza ati burya umukozi ushaka kwitahira atangira kuzana imitwe ati mama ararwaye ararembye ari mu bitaro. Bajya kumuhemba bakabanza bakajya kubara amasahani n'ibiyiko. Wamenye idongo iki gihe iki n'iki, teremusi warayimennye, ese wa mubyeyi wowe wabara agushyize mu gikoni icyumweru cyashira umennye bingahe? Hari n'abagore bakunda gukora ibyo ngibyo, ni ba bandi n'ubundi babasanga barabaye abakozi, Imana ikabateturura barangiza bagakora bagenzi babo gutyo. Ngira ngo ahubwo bo nibo bagakwiye no kububaha. Hari n'abandi rero bavukira mu biryo batazi guha agaciro ikiremwa muntu. Uranyumva neza? Kandi noneho bakavuga ati twebwe, bakagenda bavuga ngo turi abakristo. Wari gukorera inyuma y'idirishya. Uyu munsi wa none nimba uje uri umuvugabutumwa bwiza, uri umubyeyi, ukavugwaho ingeso zitari nziza, ukongera bikaza gutya, noneho hari n'inyigisho umubyeyi turi mu kiganiro cy'umuryango se zitakakwiye guca kuri YouTube, noneho zitakakwiye no guca no ku karubanda, kandi inyigisho z'ababyeyi nyine. None nimba umubyeyi aje hariya akavuga nk'ijambo ritagakwiye, ari umwana w'umukobwa, abakobwa bari aho ngaho n'abasore bari aho ngaho, harya ubwo urumva ibyo bintu bikwiye? Ntabwo bikwiriye. Nimba uje ukavuga ati ngewe ati nimureba hano ati dere iki ngiki, akacyerekana ati dere iki, ari umubyeyi icyo ngicyo uba werekana mwizina ati dere ngiki yewe, ati dere ngiki ko mwanga kukireba, ati dere ngiki, akagikoraho ati dere ati ngiki. Uwo ngo ashobora kuba nk'adonda ubwonko cyangwa urumogi, nta buzima, kandi ari umukirisitu, kandi ari umuvugabutumwa w'umuhanuzi. Oya ubwo se birashoboka? Ni ukuri da. Uwo nguwo se ni umukozi wa Satani. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe ukwiye kumenya. Mu rusengero buriya harimo ibyiciro 4. Icya mbere harimo abantu bakorera Imana bya nyabyo, bazi icyo bakora. Abo ni babandi n'ubundi ubona ukavuga uti kweri uyu muntu ni umukristo, akorera Imana neza, abana n'abantu neza, aritanga. Mbese umuntu wese yushuje za nshingano wese avuze ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Igika cya kabiri ni babandi bakozi ba Satani. Ntabwo ujya wumva babantu se bajye kuzimu, akajya kuzimu akajyana amasezerano na Satani. Genda ujye mu rusengero wigira umuririmbyi mwiza. Ntabwo se ujya wumva ubuhamya bw'abagore n'abakobwa bagiye bagusha abapasiteri, akagenda yiririshwa amubwira agahinda ke, kandi none Satani agira gutya akabasiga igikundiro cya kindi ku buryo umugabo amugera imbere agahita arambarara. Niba umaze kuvuga uvuye mu masengesho y'itatu. Ni iyihe ntwaro wakoresheje dushingiye ku myaka ufite? Ni iyihe ntwaro wowe wakoresheje uyu munsi wa none ukaba uri umubyeyi ariko ushima Imana, mbese ukaba uhagaze mu kwizera Imana kandi uzi wubaha n'umukozi? Ufite umukozi? Oya, nta mukozi afite ko abana banjye bose barakoze. Ariko wakoresheje umukozi? Naramukoresheje. Wamufata gute? Umva, ntago nakwivuga neza kuko ntawivuga mabi ameza ahari,
ariko jyewe ku bwanjye n'umutima wanjye. Nihe ntwaro wakoresheje? Intwaro nakoresheje ya mbere ni ukumufata nkamugira nk'umwana wanjye, kuko nafite abana batoya bangana nawe. Aratetse, ibyo kurya birahiye, araruye, ashyize ku ipulato, bose baricaye barariye barasangiye, ibiryo birarangiye. Niba mudahaze mugende mufate ibindi. Aho ngaho niba ari imyenda bose barambaranaga, sinavuga ngo ni umukozi mpemba, bigatuma najya ngirirwa n'ubuntu abana banjye bagakundana n'umukozi nzanye bakakundana. Iyo niyo ntwaro rero nakoresheje. Nguye ukuze, iyo ubona yiyambitse ubusa, ibyo bintu njya mu mutwe. Yiyambitse ubusa gute? akiyambara amakambara kamini. Umubyeyi w'imyaka ingahe? Nka 40, 40 kuzamura, ugasanga amaguru ye bataye umuco. Abo bataye umuco kandi ari iterambere. Iterambere se, iterambere ikuraho umuco nyarwanda. None se kwambara rwese tubyita kwambara neza? Buriya gihe ikintu mpamanya neza n'umutima wanjye. Umubyeyi niyo afite imyaka 60 akambara ipantaro ariko nabwo itamufashe, uwo ntacyo aba yambaye. Aba yambaye. Uwo aba yambaye. Umubyeyi w'imyaka 60 itamufashe. Imufashe? Oya. Ubwo se umwuzukuru wanjye yazambara iki? Umwuzukuru wanjye yazambara iki? Niba nambaye iyo pantaro impambiriye, umwuzukuru wanjye azambara. Igaragaza n'imyanya y'ibanga. Oya, uwo ni umuco watakaye. Uwo ni umuco watakaye. Ko kuri iki gihe ariko bimeze? Twavuze se umubyeyi w'umukirisitu cyangwa usanzwe ari wese? Ubwo hose ubwo twavanga abantu none nk'umubyeyi. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo byose ndabyemererwa, ngo ariko sinzategekwa nabyo. Arongera ngo byose ndabyemererwa, ngo ariko siko byose bingirira umumaro. Ashaka kwiyambarira iyo myenda, kuri we ntacyo bimubwiye, kuri we nta kintu bimubwiye, kuko wamugane ni iterambere. Ntiwanamubwira utese ko wambaye nabi, urebye nabi yagukubita. Ariko njyewe uzi umuco nyarwanda, nkongeraho kumenya Imana, ntabwo nakwishuka ngo nambare nk'uko yambaye. We ntabwo byakora? Ntabwo nabishobora, nubwo nabasha gusohoka mu nzu. Oya. Ababyambara ubwo? Ababyambara se mvuga ngo ndabatera ibuye, buri muntu wese afite umwami akorera. Ugasanga umuntu w'umubyeyi ari kwandavura mu twana tw'uduhuru. Ayiwe, uwo nguwo wese ni umukozi wa shitani. Nibyo nari ntangiye nkubwira ko mu rusengero haba ibyiciro bine. Uwo ni umukozi wa satani wujuje ibyangombwa. Ugasanga ngiye ku myaka yanjye 52 ndi gukundana n'umuhungu w'imyaka 25. Si ubwo ni urukundo? Ni ibiki byo? Abari kwisazura. Kugira gute? Kwisazura. Nta basaza tungana se nabona bibaye ngombwa. Nta basaza tungana nabona. Hari igihe baba batazi gukora akazi ko gusenga. Neza uwo mwana w'umusore ntuzi gusenga, nawe urampfunyikira ata. Wavuze ute? Baba bashaka abapfubuzi. Bivuga ngo iyo badashobora akazi ko gusenga, bashaka abapfubuzi. Ariko uwo nguwo si wa wundi twavuze usenga. Buriya rero uko byagenda kose, niyo nava gusenga nkaza nkagira umushiha mu rugo, ntandukanye n'udasenga. Ntekereza ko umuntu usenga ntabwo atinyuka kwiyegereza agahungu nk'ako ngako. Ubwo uzi ukuntu ujya bimbayeho nabigenza, nabwira Imana n'Uwiteka ko Uwiteka ashobora byose. So utangiye uvuga ngo akaza ngo agakoraho, nanjye nakoraho nkabwira Uwiteka ntuwite, mbabarira undengere nkize uyu mudayimoni, kuko uyu ni umudayimoni. Ko tubona abagore benshi bagenda batandukanye, bakava mu rugo rumwe, bakava urwa kabiri, urwa gatatu, urwa kane, urwa gatanu. Ntabwo bizi se? Ari igiki se kihabakuye? Ko baza none se ko baza bavuga ngo abagabo babananiye? Ntushobora kuva mu rwa mbere umugabo akwirukanye. Cyangwa se buriya hari ukuntu umugabo atakwirukana ariko akaguhima. Ntakugaburire, ntakwambike, mbese ukagenda ukaba amagufa. Naka kazi ntigakoreke. Ako ngako kadakoretse urumva ntiyahaba. Kuko buriya nta kindi tujye tubwizanya ukuri, nta kindi gikuru umukobwa iwawe. Abaje kurekora, abaje gushyingirwa, kurongorwa. Tubivuge mu izina ryacu. Kurongorwa. Abaje kurongorwa. Abaje kurongorwa.
iyo byananiwe kurongora no kurongorwa kunanirwa mu buhe buryo se umugabo atabibashije cyangwa yanze kubikora kari umugore uza akavuga ati ngewe umugabo wanjye ntabyo akora yanze kubikora se cyangwa atabishoboye ntago twamenye impamvu batabikora hari igihe baba batanabishoboye rimwe na rimwe hari abagabo baba mu kazi gatananiwe mu mutwe we harimo stress mbese nk'urugero nk'uri hano kuri kamera ubwonko burashyushye wataha uti madanda ndananiwe rwose umpa amahoro ejo ukongera uti madanda ndananiwe umpa amahoro urwo rugo rurasenyuka urwo rugo rurasenyuka kora imirimo yawe ariko umenye ko hari undi murimo ugutegereje mu rugo ugomba gutaha ugakora kuko ntabwo aricyo cyamuzanye ntabwo yaje kurya neza kuko hari n'igihe iwabo yasize bihari byinshi akaza kurya ubusi wawe ibibazo bibera mu ngo ni byinshi ariko uyu munsi wa none turebe ngo amadivorce urumva twavuye kuri ya kote y'abakozi urumva noneho turaza kugaruka tubagire n'inama none uyu munsi wa none kuki amadivorce ari kuba menshi ibintu ni bibiri hari umugore ugushaka agukeneyeho imitungo atagukunda icyo turacyumvikanaho cyangwa se umugabo akabona umugore yifitiye imitungo myinshi cyane itandukanye n'iyo afite atereka mubeshya urukundo kandi uretse ko kubireba fizikari ku ibyo umbwira ntabwo biri ku mutima wawe mbizi uretse kuza ukambwira uti hani switi joteme ndagukunda dusohoke tujye ku mazi ukamwereka urukundo ariko muri wowe nta rurimo ufite ikindi ugamije kuri we mariage ikaba kandi ubukwe nk'ubwo ingo nk'izo zitamara kabiri ubukwe bwabo umva buhuruza amahanga mariage ikaba yamara kuba kabiri na rimwe kubera ko mwashakanye mudakundana aka ni nacyo nshaka kukubwira buriya uretse abantu bananiranye bigira inda bigira ibirumbo ibintu bijyanye na sex ntabwo wagira na sex n'umuntu udakunda niyo mpamvu rimwe na rimwe na ziriya ndaya wumva uzacunga nyinshi anywa droge kugira ngo zimwice mu mutwe abashe gusambana n'uwo ari we wese ariko atanyweye droge ntabwo yasambana n'uwo ari we wese ko atamukunze ubwo niho hahandi niba naje iwawe ngambiriye imitungo ntagukunda nibwo bitangira gupfa mu buriri ugasanga umugore buri munsi arakubwira ko ari muri periyode buri munsi akakubwira ati usanze ndwaye mu nda mbese buriya abagore tugira imitwe myinshi itandukanye nashatse kukwima n'ukwezi kwashira ese wagiye ubibaha n'ubundi kabo n'ubundi kubera nta rukundo nibyo nakubwiye kandi Bibiliya avuga ngo umugenzi wawe nagusaba ufite uzamuye n'ukajya umwima hari abagore bima abagabo tugiye kugendera kuri icyo rero buri wese wajya umuha none se ukama ko waherewe ubuntu yego ko mana yanjye zawutangira ubuntu ukaba nyira harya ni ukaba karima ka rusange none se n'ubundi ko nta kintu bimaza nkuriya mukobwa uri hariya uri oya ahubwo ubusugi bwabukomereho nyabona ubusugi yabukomereho kandi hari ukuntu bivuga ngo ndamwitegereza nkabona akiri agasugi ahubwo azabukomereho buriya warangije kubibona ko ari isugi nabibonye ko gutasa utari ikirumbu uramubona nuko noneho umugabo uzamushaka umugore kubera ko yaje ari kuri tageti agatangira kukwereka ko ananiwe atangira kukwereka ko arwaye kugira ngo ya minsi yihaye nigera azahita avumbuka nk'intare avuga atari ko burya agiye nta nubwo nkundana nawe nkeneye divorce ariyo mpamvu tubona amadivorce menshi akaba ariyo mpamvu amadivorce yabaye menshi ushatse kuvuga ko ingo z'iyi minsi zikorwa ari plan umuntu yateguye yego none ibintu bizagarukira kugira ngo izi divorce zigabanyuke kugaruka nta kundi icyo namaze kumenya leta nayo yabyivanzemo yaje gusanga ingo nyinshi zisenywa n'amafuti ishyiraho ingamba
uwo bantu umuntu azajya asaba divorce ariko nibura amaze imyaka 5 mu rugo batandukanye gute akigendera agata urugo kandi imitungo yashakaga atayijyanye nyine ubu ngubu leta yashyizeho itegeko ry'uko umuntu wese uzajya usaba divorce bakagabana ari uzajya nibura amaze imyaka 5 mu rugo ko tubona hari abagabo benshi bashaka abagore bakurikiye ubwiza none se wowe washaka umugore udakurikiye ubwiza ngo sinashaka umugore udafite ikibuno se azagishyira ku isahani nibasonza none se iyo ni imirebere mibi ayo ni amahitamo mabi none ubwo bwiza uzabushyira ku isahani ubwo baburya si ibyo se ubwiza uriya musaza witahiye mpyisi naramukunze wagiye muri universite gutangaho ikiganiro umusore wese tese pasite ari ugushaka umukobwa mwiza ariko utagira umutima no gushaka umukobwa mubi ku isura ariko ufite umutima nzabigenze muzehe ati wajya cocowe umutima urahinduka ariko isura ntihinduka urumva umutima urahinduka ariko isura ntihinduka uzashaka umwiza uzamusengera ahinduke vuga ngo kandi umusore wese ugiye gushaka mbere yo kureba n'izo tayivuga abanza kureba agasura agakurikizaho ibyo bindi kuko buri wese aba afite kondisiyo agenderaho nawe ndumva n'umwe avuga ngo nzashaka umukobwa ufite umutima mwiza nawe ndumva n'umwe uyu munsi wa none agira gutya agakubita umugore we akamwangaza hanyuma ubona hakorwa iki kugira ngo amahoro atangwe mu rugo njyewe numva gukubita umugore si cyo gisubizo niba umugore akubereye mubi akakunanira umuhamagarira imiryango imuhane niba muhana rimwe bakamana 2 bakamana 3 bakabona birakabije icyo gihe kumusenda urabishoboye ukavuga uti gihe rero kubana nawe birananiranye ariko gukubita umugore ntabwo ariyo no muri viziyo ntibikigezweho ubu ngubu wowe unibeshye ukamukubita niyo yaba yagukoshereje ribiti gutambikana ititaye tumaze kubona ko abantu benshi muri iki gihe turimo usanga hariho ikibazo kimwe cyonyine cy'imitungo imitungo yabaye imitungo aba ari umugore umutungo aba ari umutungo noneho iyo bagiye gusezerana baravuga bati turasezerana ivangamutungo kuki badasezerana ivangura ariyo mpamvu ubona abantu benshi ariyo tageti urumva abasore n'inkumi ntabwo basezerana ivangura niba mukundana ni ivangamutungo rusange risesuye ariko icyo mbona nk'ubu hari abiromariye nk'ushobora kunshaka mfite abana 4 mfite n'imitungo urugero umugabo wanjye yansigiye ntabwo dushobora kuvanga umutungo usesuye icyo gihe turahita tuvanga umutungo muhahano na wa wundi umugabo yazanye yagusigiye wa wundi yansigiye n'uw'abana ntabwo ari uwanjye ntabwo ari uwawe wa wundi umugabo yansigiye ntabwo ari uwanjye n'uw'abana nicyo gituma rero ntagomba kuguha umutungo w'abana banjye kuko hari uza nkurikiyeho ya mitungo ngo ayirire yego hari uza gukurikiyeho ya mitungo ngo ayirire kiriya kigore umugabo yagisigiye amazu aya n'aya yagisigiye imodoka ikagenda nkibeshye urukundo dusezerane nyirire nimara kuyirya mukatire nkaba nabona kubwira abagore bibana badukurikiye niba umugabo yaragiye akagusigira imitungo nujya gushaka undi mubwire ko muzagabana umutungo muhahano uwo ngo n'uw'abana bawe ntabwo ari uwe nabyumva
kizakwemeza ko atarakurikiye imitungo muzabana natabyumva azavuga atoya niba utemeye ko dusezerana ivangamutungo rusange ndigendeye kandi bikunze kubaho cyane. gusanga ari n'abagore bari muri diaspora usanga bakura abasore inahangaha muri diaspora bo Afurika bandwaza inzoka ugasanga bafashe umugabo abagore bo urabagiriye inama abagiriye inama se ko njye mbona ntayigira abagore ahubwo nayigira abo basore bashukashuka abo bagabo baza gushuka inahangaha ngo babajyanye hanze n'abagore ariko bashuka batipe nyine bakabajyana hanze bagera bakabatera umugongo abasore bakabatera umugongo se babateye umugongo ntacyo ntibabagira ibikoropesho bagezeyo kuko hari igihe umutwara wagera ukamugira umukozi wawe akaba umukozi wawe mu cyimbo cyo kuba umugabo kandi waravuye no musezeranye wahagera urumva uracyari umushomeri akagusiga mu rugo ati sheri ngiye ku kazi rero uteke utunganye umusore wataha umusinga ntabwo iwacu twatetse reka muri Afurika ibyo ntitubikozwa mu diaspora bakakubwira ati ariko hano si muri Afurika uzajya uteka ukora imirimo yose ko nanjye mba nagiye mu kazi. Kwiganira ku musozo nagira ngo nkwibarize hari abagore muri iyi minsi ubona ko bihaye social media yego bavuga bati twebwe rwose turashaka abagabo bashakira abagabo baba kuri social media. Ibyo ntabyo nzi nk'uko bibiri tubwira ngo urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi ariko umugore witonda umuhabwa n'Uwiteka nubwo wenda bavuze umugore ntekereza ko n'umugabo mwiza nawe umuhabwa n'Uwiteka yakagombye gusenga Imana akayisaba umugabo ntajye kumukura kuri social media. Nanjye nabyumvise ko ari abagore bashaka abagabo kuri social media. Hari isoko ribacuruza se ngo ko ari umugore mugenzi wanjye nawe waburiwe murangi none se ntuze ko bose ntabuzi ko bahise bababona bandi abantu bahise bababona ahubwo ndashaka kubaza social media igira abagabo byibura abakobwa bose bagiye baza gushakira abagabo kuri social media. Ntabyo nzi naba nkubeshye nta bagabo bahaba. Twari turi mu kiganiro cy'umuryango hari umuntu ushobora kubona kuvuga ati nyamuneka wa mugana hari abakozi barenganye hari n'abamama barenganye ariko uyu munsi wa none bakaba barabuze inama. Tanga inama kuri buri umwe wese. Uwo mukozi rero warenganye umukozi nta n'icyo atwaye abonye kuba muri urwo rugo bimunaniyeho kugira ngo akomeze ateseke gutyo yahava akagenda akajya gushaka akandi kazi kuko umuntu abura nyina ntabura nyirabuja. Abamama barenganye nabo rero nta yindi nama nabagira ni ukupfukama bagasenga Imana bakayibwira akarengane kabo kuko buriya iyo washatse umugabo cyangwa ugashaka umugore umwe aba yabaye ikiziriko cya mugenzi we kuko ugiye kuvuga ngo urugo nduvuyemo yego wamara amazu kuko ushobora kuva kuri uyu wakurenganyije wenda se ntiyaguhahiye yego ukamuvaho ugahita ujya kuri wa wundi utajya kwambika akenda kakagushiriraho. Inama nagira abantu bose rero uvuga ngo badasenga ntawe utabyemererwa gusenga ko nta Imana yakumiriye. Inama nabagira bose ni ugupfukama bagasenga. Ari ujya kwa padiri agasaba Bikira Mariya ati Bikira Mariya mubyeyi w'impuhwe umfashe ariko Yesu na Yezu nagapfukama ukabwira Yesu ati Yesu ndengera kuko nta handi na hamwe gutabarwa kwaturuka. Muri 1994 niwe bavuze ngo nduburira amaso yanjye ku misozi ngo gutabarwa kwanjye kwavahe ngo nta handi ni ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Uwo wenyine niwe banze ryo kwizerwa nitumutakira tukamutakambira azadukomeza no muri cya kigeragezo cyacu. Harimo abantu batihanganiye ikigeragezo rero cy'umugabo uwo nawe sinamutera ibuye kuko niba yananiwe kwihanganira umugabo
gutaha akicara iwabo cyangwa iwe kuko abenshi babaye imfubyi ari batoya cyangwa akicara iwe akarera abana be kuko jya sinsiporo umugore uvuga ngo umugabo turananiranywa mukamutana abana afata abana be agende yicare iwabo yirerera abana namusiporota akicarana abana abo ngabo cyane ntibagere rwose ntagire uwasigira se umugabo yashaka umugabo akahita aza muri ba bana umugabo wese n'ubundi gushaka umugabo ni kamara none se bo nawe rwose ubanze gushaka umugabo erega bimera neza nese reka nkubaze nibyo nahoze mvuga mu kiganiro cy'ubushize kuri Mama Mignone Official niba ushatse umugabo wa mbere akakunanira agashaka uwa kabiri akakunanira uwa gatatu niwe uzaza ari marayika hari igihe ashobora kuza akaguhoza amarira simbizi igihe imyumvire yanjye si uko imbwira nase uriya mugore waba ugiye gushaka uriya mugabo ntago arubwa asaze cyangwa arubwa akoze ibara nibwo bwa buryarya nyine bw'abagabo nase umugabo niwe ubushutse umugore cyangwa umugore niwe akuguza imitoma mugira mu kanwa kanyu ndagukunda nzagutetesha nzakubyinirira nzaguheka sheri wanjye nkunda nzaguha convention center Nyarutarama yose ndayiguhaye ngiriya tiyo mbega umugabo dusize yuko aruta wa undi twabanaga kandi noneho aje ari ingona kumuruta ariko yaba ashaka kurongorwa se ubwo washatse kurongorwa nta rukundo afite reka twisoreze soza kuko ntabwo twabivamo hari umuntu wakwifuza byibura kuvuga ati nk'umukozi wahuye n'ibyo bibazo akeneye kugirwa inama hari n'umugore nawe ukeneye guhugurwa yego duhe nimero nimero ni 07 88 25 66 54 zisubiremo 0788 25 66 54 Mana y'amahoro ibahe umugisha Sharon. Mana ibahe umugisha.